hano nk'uko utangiye umwumva yarari kuvuga ati tumeze nk'aho twebwe twatojwe kujya tuvuga ngo ibi twabikora bira ntidukwiye kubikora, dukwiye kudakora, dukwiye kuruhuka amasaha menshi, ati igihe kirageze ngo dukore. Mbega babagize nko mutagomba kwizerera muri Afurika, mbega mwumva ko abanyafurika ari ibintu batashobora gukora. Yakomeje avuga ati dukeneye kurekeraho kuvuga ahubwo tugatangira gukora. Buriyo wakoze ukaba wanaruhuka birumvikana. Atari ku munsi none usanga abantu bahugiye ngo mu bintu by'imyidagaduro ngo ku mateleviziyo, amashene ariho ibintu bya komedi gusa, imyidagaduro, ibi bintu ngo byo kubyina, ibi bibarangaza by'amakomedi. Vuga ati wenda abartiste ntago mbarwanya, ibyo nabyo ntago mbirwanya pe, ariko ntago twakomeza ubuzima bwacu bwose ngo bube kureba ibyo bintu gusa amasaha yose. Sesa naboneraho kubamenyesha ati ntibizabatungure ku munsi w'ejo cyangwa ejo bundi mubyuka mugasanga bimwe mu bintu mwaribaga bibarangaza nabihagaritse mu gihugu. Kuko ibi tugiye kubikora kugira ngo duhatirize abantu gukora, bakunda umurimo. Kumisha babwira ati birababaje cyane gusanga ibindi bihugu bakoze imyaka magana ashize, uyu munsi wa none twebwe nk'Afurika tutarabasha kubikora cyangwa mu gihugu cyacu, kugeza naho amasahani turiraho tudashoboye kuyikorera ahubwo tuyatuma mu mahanga. Mettons-nous au sérieux. Il faut qu'on change de mentalité. Et c'est possible. Croyez en vous. C'est ça le premier facteur. Croire en soi, qu'on est en mesure de le faire. Et quand on échoue en faisant, ce n'est pas la fin du monde. Il faut reprendre, il faut persévérer. Si aujourd'hui vous prenez un téléphone, vous le démontez pour essayer de fabriquer, si ça se gâte, c'est pas grave. Il faut demain encore le faire. Prenez votre propre moto, vous démontez. Ibrahim Traoré yatangiye avuga ati bino byose ahanini bisaba kugira ngo twigirire icyizere, niho bitangira we kwigirira icyizere. Ati uyu munsi none nuramuka ufashe telefone yawe ukayishwanyaguza kugira ngo urebe ukuntu ikoze, kugira ngo ejo nawe ubashe kuba wakora indi, nta kintu byaba bitwaye ibyo bintu, waba uri mu nzira nziza. Ufata moto yawe cyangwa se uyishwanyuza urebe ukuntu bayikoze, wongera ugerageza kuyiteranya kugira ngo turebe ko natwe tuzakora izacu. Ibyo byose ntacyo byaba bitwaye. Hagira n'ibyanga kuyiteranya bikakunanira, ntabwo isi iri buze kubikurangiriyeho, mbega nta kibazo kiri buze kuba kibaye. Komeje uvuga ati by'umwihariko ngiye hano ndi gukangurira urubyiruko kugira ngo rutangire kwiga guhanga udushya, kwikorera ibintu byacu dukeneye ubwacu. Ati nk'uko nawe babwiye ubushize urubyiruko, arrêtez sur vos réseaux sociaux, vos plateformes numériques là, de faire des choses inutiles. Il y a des pages, il y a des canaux où on apprend la science, où on apprend à faire des choses. Je disais, vous allez trouver des Indiens, des Pakistanais, des gens de certains pays en tout cas qui arrivent à fabriquer des outils élémentaires et qui postent sur les réseaux sociaux. Intéressez-vous à ça pour essayer de reproduire ici. Au lieu d'aller vous mettre à regarder les danses. Ati urubyiruko by'umwihariko murekeraho gukora ibintu bidafite umumaro ku mbuga nkoranyambaga. Ati uyu munsi wa none urubyiruko dufite ruri gukoresha imbuga nkoranyambaga mu bintu bidafite umumaro gusa. Hano yabwiraga urubyiruko rwo muri Burkina Faso, ariko urebye hano n'urubyiruko rwa Afurika rwose muri rusange yabwiraga. Ati urubyiruko ruhugiye ku mbuga nkoranyambaga bakora ibintu bidafite umumaro. Ati ku mbuga nkoranyambaga zino mukoresha hariho ama account cyangwa se amashene bari kuri izo mbuga nkoranyambaga usanga yigisha gukora ibintu. Ati mubonaho nk'abana b'Abahinde cyangwa se urubyiruko rwo mu Buhinde, urubyiruko rwo muri Pakistani, ugasanga hari ibintu bari gukora baterateranya bya siyanse cyangwa se by'ubuvumbuzi cyangwa se birenze byo wakora nyine bifite akamaro, ugasanga nyine biri kwigisha kandi koko nibyo. Atari kugasanga urubyiruko rwacu ibyo ntago babireba kuko byigisha, atahubwo bahugiye mu kugenda ngo bareba bari kubyina, abari byo birebera mu kanya baze nabo babyigane nabo bongere bipostinge ku mbuga nkoranyambaga bari kubyina. Ati ibyo bintu mu rubyiruko hano muri Burkina Faso tugomba kubihagarika. Uyu ni Ibrahim Traoré, kandi kuko nureba nibyo izi mbuga nkoranyambaga ubona abantu bafite izo za Instagram, izi mbuga zose cyitwa urubuga rwose ubona, nubwo ubona ngo abana bariho bari kureba ibintu bibanezeza bibarangaza by'amakomedi n'ibiki, ariko buriya haba hariho n'ibintu by'inyigisho bifatika byakugira umuntu muzima. Ariko ngo ntago urubyiruko rugiye kureba ibyo bintu byabafasha ku buryo ushobora kwigiraho gukora ikintu kandi kizima, ariko ngo ntago babyigana ibyo, ngo bagiye kwigana bari kubyina, abari kwambara ibintu utamenya, abari kuvuga ibintu by'ubusa.
kugira ngo nabo baze kubisubiramo nabo bongere bishyire ku mbuga nkoranyambaga. Ibrahim Traoré yavugaga ngo urubyiruko rwo muri Burkina Faso ibyo bintu ntago nshaka mu bikomeza. Izi mbuga nkoranyambaga muzijye mugiye kuzikoresha ibintu byubaka bifite umumaro. Hari amasheni, hari amapaje ushobora kujya ukiga siyanse kuri izo mbuga nkoranyambaga. Dusanga hari abana bo mu bindi bihugu bari kuri izo mbuga nkoranyambaga ari gukora nk'udukoresho runaka, afata ibintu aterateranya mpaka akoze igikoresho runaka, atariko ibyo ntago mufata umwanya ngo mubirebe namwe mu byigane mu bikora iwanyu. Ibintu nk'ibyo bari byo bibenteresa byonyine. Mais c'est pas ça. Mais les autres vous encouragent dans ça. Mais regardez certaines ambassades ici, ils ne financent que ça. Allez-y dans leurs ambassades avec un projet scientifique, technologique ou une invention que vous voulez développer. Ça ne les intéresse pas. Si vous êtes d'accord, ils vous amènent chez eux. Vous partez faire là-bas. Mais si c'est pour faire ici, ils ne vont jamais vous financer. Mais si vous partez avec un projet, voilà, de distraction, de trucs, ils vont vous aider, ils vont vous financer. Et après ils vont sortir dire que non, c'est pour valoriser la culture burkinabé. Ati ntugire ngo biriya ni ibintu mwebwe mwihitiyemo, ahubwo ni ibintu babategetse cyangwa se ni uburyo ki babahinduye mu mutwe mwebwe mutabizi. Aya ni amagambo ya Ibrahim Traoré avuga ati kuba urubyiruko rwirirwa muri biriya buriya ntabwo ari amahitamo yabo, niko ahubwo ngo badukoresha cyangwa se niko bifuza ko tumera. Urugero abo badukoresha cyangwa se abo ngabo batifuza ko Afurika itera imbere nibo badushyizemo ibyo ngibyo. Ati uzarebe nk'amambasade abakorera mu bihugu byacu, nk'urubyiruko wifate ubashyire umushinga w'ibijyanye na siyanse, umushinga w'ibijyanye na tekinoloji cyangwa se n'ubuvumbuzi muri rusange wakoze nk'umwana wo muri Afurika, ushaka ko uwo mushinga mbega urimo ibyo bintu by'ubumenyi bawutera inkunga. Ati icyo gihe ntabwo bawutera inkunga za ambasade zikorera n'ahana n'ibindi bigo byose byabo, ntabwo bawutera inkunga. Ati icyo bakora ni iki, ngo ahubwo babonye uzi ubwenge ubahita bakujyana iwabo kugira ngo ujye kwiga, ujye gukorera ibyo bintu byose ubikore biteza imbere igihugu cyabo. Atariko nanone ati iyo babonye babwira ngo umushinga uzawukorera inaha ngo niho ushaka kubikorera, bakwima inkunga, bakubwira ko nta nkunga bafite. Atariko iyo ubyutse mu gitondo ukabashyira umushinga izo za ambasade n'ibyo bigo byabo bikorera inaha ngo bitera inkunga, ukabashyira umushinga uvuga ngo ngo ni ibintu ngo by'ubugeni, ngo byo kubyina, ngo turaririmba inaha, ngo bijyanye no kuzamura umuco wacu, ngo niho uzabona ngo baba bashaka gushyira amafaranga. Ngo icyo gihe ngo za ambasade zigutera inkunga, ibigo byabo biri naha bikagutera inkunga, kugira ngo noneho ngo bakaza batwibwirisha ngo bari guteza ngo umuco ngo wa Burkina Faso ngo imbere, ngo niyo mpamvu dutera inkunga. Atariko ibyo bintu ntabwo biba ari byo, nuko baba bagira ngo ahubwo baturangaze dukomeze turangariye muri izo mbyino, muri ibyo bintu nyine bidusetsa, bitunezeza, biturangaza, kugira ngo twe tutazageraho ibikoresho bya tekinoloji cyangwa se ibijyanye na siyanse muri rusange, twakwihaza muri byo kugira ngo tutazongera kubakenera. Niko Ibrahim Traoré avuga. Kandi ibyo bintu kuko nubire usanga ari byo, usanga amambasade uzarebe uri ngo amambasade usanga yibereye mu duporoje nk'utwo ngutwo two gutera inkunga, ngo dutaramo, ngo imivugo, ngo utuntu nk'utwo ngutwo mbega turangaza abantu. Ariko kubashyira ngo poroje mbega ifatika irimo ibintu by'ubwenge, ibintu by'ubuvumbuzi wavumbuye bya tekinoloji, bya siyanse, icyo gihe ngo babijyana iwabo niho bakujyana, cyangwa se washaka kubikorera inaha bakakwihorera bakakubwira ko bidakunda. Bihishe inyuma yo kutubwira ngo baba bari gushaka guteza umuco wacu imbere w'ibihugu byacu, atari ku muco wacu wa Burkina Faso. Twebwe nka nyirawo nitwe tuzi ko tuwuteza imbere. Nibatera inkunga iyo mishinga ibya siyanse n'ibya tekinoloji, natwe ibyo ngibyo by'umuco wacu tuzabyizamurira, ntago tubakeneye mu muco wacu ngo abariho batera inkunga. Ati twebwe icyo dukeneye ni tekinoloji mbere na mbere. C'est intrinsèque à nous, c'est fondamental, on va le faire nous-mêmes. On ne demande même pas de l'aide à quelqu'un pour faire ça. Donc faites l'expérience, allez dans leurs ambassades, présentez vos inventions pour le faire ici. Ils ne vont jamais vous aider. Et ça ne vous dit rien. Parce que je vais parler sans langue de bois, sans langage diplomatique encore. Bien sûr, l'Afrique est le berceau de l'humanité et c'est scientifiquement prouvé, n'est-ce pas? C'est vous les scientifiques qui avez trouvé cela. Ça veut dire que le premier homme est venu d'Afrique. Et pourquoi l'Afrique est dernière aujourd'hui? Je pense que ce sont ces débats qui devraient animer nos plateaux télé, nos espaces scientifiques, pour comprendre pourquoi l'Afrique est dernière. Vous êtes posé la question, je suppose. Quelque chose n'a pas marché. Et aujourd'hui, le Burkina Faso a décidé de faire la révolution. La révolution est certes idéologique, politique, comportementale.
tugiye kuganira ariko uyu munsi n'ubundi nk'ibisanzwe nshobora kutibuka kuza gukoresha ya mvugo nyine y'abayobozi, ya mvugo yo kugira bimwe uvuga n'ibyo utavuga, mbega we nyine avugira aho ngaho bitagenda neza akahita bivuga uko bimeze. Ati muraza kunyihanganira za mvugo za diplomasi igihe nshobora kutaza kuzikoresha hano. Ndetse yatangiye ababwira ati Afurika siyansi yagaragaje neza ko ariyo ngo by'ikiremwa muntu. Ibyo byo mwarabyize murabizi. Ati ariko se kubera iki Afurika ihora inyuma? Ati akenshi twibaza ngo niki kitagenda neza. Ni ibiganiro usanga bikorwa ku mateleviziyo ahantu hose bibaza ngo kubera iki Afurika mu bantu bose ari ihora inyuma. Ibyo byo turabizi Afurika ihora inyuma pe. Ati nimba siyansi yaragaragaje ko umuntu wa mbere yaturutse muri Afurika kuri iyi si, niko siyansi ivuga ngo umuntu wa mbere wabaye ku isi yaturutse muri Afurika, ni ukubera iki ari twebwe duhora inyuma? Ati uyu munsi Burkina Faso turi kuzana impinduramatwara, atariko impinduramatwara turi kuzana ahanini ni ziri muri politike, ni impinduramatwara z'ingengabitekerezo ko abantu batekereza babona ibintu, ndetse n'impinduramatwara z'imyitwarire. Ariko by'ikirenzeho tukazana n'impinduramatwara mu byerekeranye na siyanse, tukazana impinduramatwara muri tekinoloji, ndetse tukazana n'impinduramatwara mu byerekeranye n'inganda. Uyu ni Ibrahim Traoré avuga impinduramatwara bari kuzana nka Burkina Faso. Moi je pense que Dieu est juste. Il a créé tous les hommes égaux. Ibrahim Traoré akomeza ababwira ati njye ntekereza ko rwose Imana itabera cyangwa se Imana itabogama. Twese yaturemye nk'ikiremwa muntu tureshya tungana. Ariko ntekereza ko mu buryo bwa siyansi ahubwo twebwe ubushobozi Imana yahaye ubwonko bwacu tudakoreshaho n'10% ry'ubushobozi bw'ubwonko bwacu. Muri uko gukora cyane rero niho dukomeza tugenda tuvumbura ubundi bushobozi bw'ubwonko bwacu bugenda bufunguka tubukoresha. Ntabwo tugomba kumva gusa ngo turabanibwe, oya ahubwo nuko tudakora. Hano muri Burkina Faso nagiye mbyumva cyane bari abazungu cyangwa se nuko bavuga ati bari abanyamahanga cyangwa se muri ibyo bihugu byateye imbere nibo baje batubwira ngo umuntu ntago agomba gukora amasaha 6 arenza 6 cyangwa 8, ngo umuntu byibura yakabije agomba gukora amasaha 8 ngakarekeraho, ngo niko baje batwigisha. Ati natwe koko nk'abanyafurika turabyemera ngo ikiremwa muntu kigomba gukora amasaha 8 cyangwa 6 kikarekeraho. Naho ubwo turenga no kubyemera ahubwo no turanabirwanira. Handi usanga umuntu ari kurwanira avuga ngo ngiye amasaha yanjye 6-7 nayarangije 8 nta kindi kintu cyo gukora, mubishyira ahantu hose mu nyandiko ko ngomba gukora amasaha gusa, none mugatangira kubirwanira gukora amasaha make. Ibyo bintu ni ubuswa bukomeye. Ibrahim Traoré akabaza abo mu gihugu cye cya Burkina Faso ubwo ngubwo bivuze ngiye numva Afurika yose bameze nk'uri kubaza atese kuko ni mu biharanira nanjye nkabyemeza nka president ngo mwese koko mukora amasaha 6 cyangwa 8 akaba ari ibyo twemeza tugashyiraho, murumva ubukerererwe twagize mu iterambere tuzabasha gufata abadusizeho imbere gute mu gihe turi gukora ubusaha buke batubwiye? Baradusize baracyakora amasaha menshi ariko bakabwira ngo mukora amasaha 8 6 ngo muruhuke, namwe mugashaka kubikora. Urumva muzabafata ryari abo ngabo babasize mu iterambere mukora amasaha nkayo nabo bakora cyangwa se bakina barusha gukora menshi? Ibrahim Traoré yabahaye urugero avuga ngo ati naje kugera mfata icyemezo cyo kuvuga ngo hari ibigo bimwe na bimwe bitewe n'akazi bikora ngasanga hari imishinga bagombaga kurangiza mu gihe cy'imyaka 3, ndangije ndababwira ngo guhera uyu munsi mugiye kujya muyikora amanywa nijoro. Ati imishinga yagombaga kumara imyaka 3 iri gukorwa kubera nabategetse kujya bakora amanywa nijoro, iyo mishinga bayirangije mu mwaka umwe. Ubu ngubu rwose hari nk'amazu yagombaga kubakwa cyangwa se amaporoje yagombaga gukorwa mu gihe kingana n'amezi 10, atariko nabategetse kujya bakora amanywa nijoro bikarangira ibya akazi kakagombye gukorwa mu mezi 10 bagakoze mu kwezi kumwe. Ati rero birashoboka. Ils sont venus nous flatter, nous endormir avec beaucoup de concepts. Ngo hari ibintu byinshi baza bakatubwira ngo mugomba kuryama amasaha menshi, ngo mukaryama amasaha menshi, kandi ugasanga bo ntago bayaryamye mu gihe bari gutera imbere cyangwa se mu gihe hari ibyo bari kubaka cyangwa se n'uyu munsi ugasanga ni bayaryama. Ibrahim Traoré avuga ngo ibyo bintu nabyo mugomba kubireka, abantu baza bakabwira ngo biba byiza kuryama amasaha menshi. Yakomeje avuga ati Imana ntago yaturemye ngo itugire ibigoryi, Imana yaduhaye ubwonko, ndetse Imana iduha ubwonko bungana n'ubwabo bantu, ngo nyine abavuga mu bumva. Ariko twebwe icyo twakoze nk'abanyafurika twanze gukoresha ubwonko bwacu nk'uko babukoresha. Par un coefficient intellectuel différent de la moyenne, au-dessus de la moyenne je dirais, s'en sortent, mais très souvent ils sont pêchés par les impérialistes pour aller travailler pour eux. N'abanyafurika bamwe muri twebwe cyangwa se mu gihugu cyanjye abanyafurika bagerageje kugira kenge, mbega bagashaka bakitandukanya bakabasha gukoresha ubwonko bwabo neza bakagira ubwenge bwinshi, bagashaka buhaki cyangwa se babakoroni bahita baza bakabatwara ngo muze mujye gukorera mu bihugu by'iwacu, bakahita bavana bakigendera ntibazagaruke no mu bihugu byacu. Ati noneho nabo kubera kudakunda igihugu nta rukundo rw'igihugu baba bafite muri bo, ugasanga koko baragiye bagiye gukorera mu bagashaka buhake banigumiyeyo.
Ibrahim Traoré hano nicyo yavugaga, ati umunyafurika ugerageje kugira ubwenge utangiye gusa nk'ukangutse kurusha ba bandi bose bari basinziriye badashaka gukoresha ubwonko bwabo neza, ngo umuzungu ahita aza akamutwara akamubwira ngo ngwino ujye gukorera iwacu, ngwino tuzaguha n'andi mahirwe menshi, ngwino ujye kubyigira iwacu, yanagerayo no kugaruka ibyo yize cyangwa se ubumenyi afite yabibye, aho kugira ngo abuzane mu gihugu cyabo kuko nta rukundo rw'igihugu bagira, ngo bakahita bakomeza bakabyubakisha ibihugu by'abandi. Je veux continuer à le dire. Ne croyez pas que boire, danser, chanter, faire la fête peut nous amener à atteindre un certain niveau. À travers ce comportement, on ne peut que rester esclave. Ndagira ngo wumve amagambo akomeye noneho Ibrahim Traoré yabwiye urubyiruko rwo mu gihugu cye cya Burkina Faso, ariko uyu mugabo nk'uko nakubwiye ari kuvuga bari kubwira Afurika yose. Yavuze ati ndagira ngo dukanguke, by'umwihariko mbwira urubyiruko ati iyi mico mwiyadukanye cyangwa se iyi mico mufite yo kunywa amayoga, kwirirwa mubyina ndetse no kuririmba, ngo no gukora ibirori, ngo muririrwa mu mafete, muririrwa mu mapati, ibingibi byose nta rwego na rumwe bizatugezaho twifuza kugeraho. Kandi nureba ko urubyiruko rwa Afurika nibyo rwibereyemo, ruri kunywa amayoga, ruri kubyina, ngo rwamenye kubyina cyane, rwirirwa no ku mbuga nkoranyambaga ngo babyina cyane, no kwirirwa mu birori, ngo bateguye ngo amafete, bavumbuye ibintu by'ibirori. Ati ibyo bintu ntabwo bizigera bigira urwego bitugezaho nk'Afurika. Ati iyo ni imico badushyizemo, batuzaniye kugira ngo tuzagume turi abacakara, tujye duhora dukeneye kubaguraho ibintu kurusha uko twebwe twafata umwanya dukora twikorera ibyo dukeneye ngo nabo baze kubitugurira. Ati ni uburyo bw'ubucakara bushya bavumbuye, bagumisha Afurika mu bintu birangaza, imyidagaduro, urubyiruko ruri kubyina, abantu nyine ngo mwabaye abasirimu cyane muri mu birori, mbega mugahora mu tuntu nk'utwo ngutwo, mwumva mukeneye kwadopta imico yo muri biriya bihugu byateye imbere, mubaguraho ibintu, mbega mugahora mu bigare munywa amayoga munabyina. Ngo noneho ubwo ni uburyo bw'ubucakara bushya bugezweho bavumbuye bwo kugira ngo Afurika mwebwe muzahore mwumva ko mwagezeyo munezerewe, ariko mu by'ukuri nta kintu kimwe mufite, muzajye muhora mubakeneye kubaguraho ibintu, mwebwe nta kintu kimwe mushobora kwikorera. Ati ni system yo kubagumisha muri abacakara. Ati kiruta byose tuzajya duhora dukonsoma tubaguraho ibyo bavumbuye bakoze, ariko tubaguraho ibintu, mu kubaguraho ibintu nta kindi tubaha, ngo tubaha ibiri munsi y'ubutaka bwacu, amabuye y'agaciro n'ibindi by'agaciro Imana yahaye ubutaka bwacu, twe tutabasha kubyaza umusaruro. Ati nta yandi mahitamo dufite, tugomba kubibaguraho, ati bitewe n'uko twebwe nta kintu kimwe tuzi kwikorera. Ati niyo mpamvu uyu munsi nshishikariza abantu bo muri Burkina Faso guhagurukira ubushakashatsi, guhagurukira guhanga udushya, guhagurukira kuvumbura ibintu bishya, ndetse no kuba mwashyira imbaraga muri tekinoloji. Kumisha babwira ati hari ibinyobwa byinshi mubona, kuki mutabyigana mwebwe ngo mubikore, bikorerwa inaha namwe bibe ibyanyu, murebe uko babikoze mu bikore. Iki cyumba twicayemo kirimo za AC cyangwa se climatiseur mu yandi magambo, bino bimashini bikonjesha ahantu abantu bari barinda ubushyuhe. Ati nk'ibyo ngibyo mwirirwana nabyo, gute ng'urubyiruko utakireba icyo kimashini ngo urebe ukuntu bagikoze kugeza aho gitanga ubukonje, ngo nawe ukigana ugikore icyo kintu mubana amanywa nijoro. Mutekereza ko ababikoze ari abanyabwenge kurusha twebwe abanyafurika? Ese abakurambere bacu menya gute ko bamenyaga igihe cyo guhingira ubutaka bwiza n'ubutaka bubi, babitandukanyaga gute? Abakurambere bacu bamenyaga gufata icyuma bakakibyazamo ibikoresho bakeneye mu rugo. Munsubize, uyu ni Ibrahim Traoré. Cyeka ko bari abanyabwenge kuturusha? Ati abakurambere bacu baturushaga ubwenge, ahubwo twebwe tugenda turushaho kuba ibigoryi. Ati mu gihe twibaza ibibazo tujye twibaza ibibazo dukoresheje ijambo rya nyaryo. Ati turi kurushaho kuba ibigoryi, tubivuga uko biri. Ati ni gute abakurambere bacu babashaga kumenya ubutaka burimo zahabu, bakamenya kuyicukura, bakamenya kuyikoresha bayibyaza umusaruro, kugeza aho umuntu wa mbere wabaye ku isi w'umukire yaturukaga ngo muri Mali, kandi zabaga ari zahabu yakoresheje. Ibyo ni ibibereka ko abakurambere bacu bari abanyabwenge kuturusha, twebwe turi ibigoryi kubarusha. Rero ikibazo twese dukwiye kwibaza ni ukwibaza ngo ese twabaye ibigoryi kugeza kuri uru rwego binyuze mu yihe nzira? Ati ntabwo ndi buze kwirinda kuvuga imvugo uko bayivuga, iryo ni ryo jambo ndi bukoreshe. Uwo ni Ibrahim Traoré. Nos ancêtres étaient plus intelligents que nous et nous sommes plus bêtes qu'eux. Comment avons-nous fait pour devenir plus bêtes? Je ne vais pas manager le mot, c'est ça le terme. Nous disons que nous sommes des révolutionnaires. Et révolutionnaire, ça dit la vérité. Ça peut faire mal, mais il faut le dire. Anababwiye ko twebwe turi abazanye impinduramatwara, kandi abantu bazanye impinduramatwara
tuba tugomba kuvuga ukuri. Ati ukuri gushobora kubabaza bamwe ariko ukuri nanone kurafasha kurakora. Ibrahim Traoré yakomeje avuga ngo ntago tuzaguma muri iki cyerekezo turimo nk'urubyiruko rwa Afurika ngo twumve ko aho turi kugana hari impinduka zizaba zihari. Ni ukuvuga ngo n'abazadukomokaho bazaza babeho nkatwe bagikeneye ibikomoka hakurya iyo nta kintu na kimwe bashoboye kwikorera, mu gihe twese tucyumva ko ibyo dukwiye gukoresha ibikoresho byose bigomba guturuka hanze. Ndetse yakomeje avuga ati nigeze gusaba mu minsi ishize raporo minisiteri y'ubukungu bw'igihugu, basaba raporo ngira ngo menye ese igihugu cyacu gituma ibicuruzwa biva mu mahanga bingana iki. Ati byonyine imyenda gusa dutuma mu mahanga ati ihagaze miliyari 200 z'amafaranga yacu buri mwaka. Ibrahim Traoré ameze nk'uri kubumvisha ko bagomba gukora imyenda yabo biyambara, avuga ati n'imyenda gukora imyenda twakwiyambarira ubwacu nabyo bitunanire ku buryo igihugu gisora miliyari 200 buri mwaka ngo kwinjiza imyenda mu gihugu. Twabaye ibigoryi gute ku buryo tubona abantu bakora imyenda bakayambara hariya tukumva ko tugomba kuyituma, aho kugira ngo ayo miliyari tugure iyo myenda asohoka mu gihugu nituyashyira ahantu ngo ibyo bintu natwe tubyikorere mu gihugu. Ibrahim Traoré yakomeje avuga ati nigeze kwaka raporo minisiteri y'uburezi, mbaka raporo y'ibyerekeranye n'amafaranga bakoresha. Ati bampa raporo mfata weekend yose nsoma izo raporo zabo n'amafaranga yakoreshejwe. Ati mbona muri raporo harimo ngo intebe z'amashuri baguze zina abanyeshuri bicaraho, ibikoresho byo muri ofisi by'abarimu cyangwa se abayobozi b'ibigo, ama ofisi yabo, amameza, bya bikoresho nyine bakoresha byose bikoze hanini mu mbaho, intebe n'ibice byose mu masare. Ati byose ndabireba nsanga ni amamiliyari baba bakoresheje batuma ibyo bikoresho hanze. Ibrahim Traoré ibyo bintu byaramubabaje cyane kubona intebe zikoze mu byuma ndetse no mu mbaho ngo bibatwara amamiliyari n'amamiliyari babituma hanze, ngo yararakaye cyane. Umva ukuntu yababwiye. Donc les normes qu'ils ont mis et tout ça, tous ces meubles donc devraient être commandés de l'extérieur. Alors je les ai dit, voilà ce qui va se passer. Soit nous fabriquons ça nous-mêmes à partir de nos menuisiers, nos soudeurs ici, ou bien vous rentrez en brousse, vous trouvez tous les bois morts, vous coupez des tabourets et vous venez mettre dans les universités. Lorsque les étudiants vont s'asseoir sur ces tabourets, si ça les fait mal, c'est sûr que parmi eux, certains vont avoir donc l'intelligence de créer les banques que nous faisons. Ndagira ngo mve amagambo y'ubwenge n'umugabo akomeje kugenda abwira bari muri iyi nama. Yakomeje avuga ngo maze kureba ayo mamiliyari asohoka ngo bari gutuma intebe batuma n'ibikoresho nyine byo mu mashuri n'ibiki byose, ngo nararakaye ndababwira rero ikigiye gukorwa ni iki ngiki. Mugiye kujya ibikoresho byose bikoreshwa, amameza, intebe, ibyo byose nyine batuma hanze, mugiye kujya mushaka bano bantu babikora, bano babaje binaha mu gihugu cyacu abari bo babibakorera, ayo mafaranga ntazongere gusohoka mu gihugu ngo mwatumye ibyo bikoresho hanze. Ibyo ni mu byanga. Murasabwa ko noneho abanyeshuri bose nka minisiteri ishinzwe uburezi muzajya mu ishyamba mugatema ibiti cyangwa se mukarira n'ibiti byaguye mukabizana mukabikoramo udutebe cyangwa se mukabirambika mu bigo by'amashuri, abanyeshuri bakajya biga bicaye kuri ibyo biti. Ati noneho muri uko kwicara kuri ibyo biti nibwo abanyeshuri bizababaza kuba biga bicaye ku biti, niho hazava bamwe bazagira ubwenge bagatekereza buryo ki ibyo biti bashobora kuba babikoramo intebe nziza bazajya biga bicayeho. Bitihise rwose ntago nzabyemera, mugomba kureba ababaje binaha n'abasuderi binaha akaba aribo bazajya bateranya intebe n'ibikoresho byose mwicaraho. Apana kuvuga ngo ibiro ngo ikigo runaka ngo gikeneye ngo ofisi ngo muyitumye hanze ngo amameza hanze n'ibiki, oya mujye mushaka abakozi binaha babikore. Ati ibyo ndakeka ubu ngubu rwose babigeze kure babikora, iryo tegeko nararitanze. Yakomeje avuga ati n'abaminisitiri narabibabwiye mu minsi ishize, abaminisitiri banjye biriya bintu ngo banyohererezaga bije ivuga ngo bakeneye amameza meza yo gushyira muri ofisi zabo ngo n'intebe. Ati narabwiye ati n'imeza zavunitse nizagize gute mujye mufata amabuye muzitege n'intebe kugira ngo zitagwa mube muzikoreraho. Ati paka igihe cyose muzajya mwumva ko mukeneye imeza cyangwa se intebe n'ibindi bikoresho byose byakorwa n'ababaji n'abasuderi, mujye mubikoresha inaha mu basuderi bacu n'ababaji bacu. Ati babikore kugeza igihe natwe tuzagira ababaji n'abasuderi bari ku rwego rwo kuba bakora nka bya bindi mwatumaga hanze ngo bya rikse by'agatwiko cyangwa se bisa neza cyane, kugeza igihe natwe tuzajya tubyikorera nibwo tuzajya noneho tuvuga ngo tubishyize mu ofisi yacu, aho kugira ngo tumare imyaka tubituma hanze. Ati niho na generasiyo zizadukomoka zizaza zisanga nta kintu dushoboye kwikorera mu gihugu, duhora dutuma hanze. Ati ahubwo twebwe icyo dukura hanze ari imico yabo, kunywa amayoga, kubyina, gusinda, ibintu nk'ibyo bituma twumva ko twebwe hari ibintu tudashoboye, ababishoboye bahari tugomba kubibaguraho.
atubwo umuminisitiri cyangwa undi muntu wese uzajya wifuza wa leta gukenera ibyo bikoresho byiza cyane ajya bikura mu mushahara we mu ngengo y'imari izasohoka mu mwaka wa 2026. ibyo bintu byose nabwiye ko bazabikuramo ngo by'amarikse n'ibiki, ibintu byose dushoboye natwe kuba twakora tuzajya tubikoresha inaha. Yandi magambo nuramuka urebye amagambo Ibrahim Traoré ngo yabasobanuriraga, Ibrahim Traoré yababwiraga yuko ngo bino byose impamvu bitubaho ari uburyo bushya bari abazungu ngo bavumbuye bwo kugira ngo Afurika izahore bakeneye cyangwa se bazahore ingara abacakara. Ati igihe kigeze ntago bazigera baza ngo badukubite batubwire ngo mugiye kutubera abacakara. Atoya, igihe kigeze ntago bazaza bafite imbunda ngo batubwire ngo muca. Oya, ntago ari uko bazabigenza. Ati ahubwo ikintu bari gukora muri kano kanya ni ukuza kugira ngo batwereke yuko bakadushukisha imyidagaduro, twe tukarangarira mu bintu bijyanye n'imyidagaduro. Ati ntago turi muri bya bintu no bazaza ngo baduhishe ibitabo kugira ngo tutamenya ubumenyi bwinshi, buriya ubumenyi bwinshi buri mu bitabo. Ati ntago bazaza ngo baduhishe ibitabo, ati ahubwo bazatwereka ko ibitabo bibowaringa kubisoma, ni ibintu bibowa. Uyu munsi rero nta muntu ushaka gusoma ibitabo ngo birabowa. Ati batwereke ko ibitabo bibowa, ahubwo noneho bakatwinjizamo umuco uvuga ngo iyo ugiye ku mbuga nkoranyambaga ukirebera abantu bari kubyina, ukareba bambaye ubusa, ukareba abari gukora utuntu twa komedi tw'ubugoryi, ati nibwo rwose uba uri umusirimu cyane. Ati ibyo byose bakabitwereka ko ari byo bintu bigezweho. Ibitabo tukumva ni nk'ibintu bya kera, ugatangira kujya utekereza nk'urubyiruko ngo hari umuntu ugisoma igitabo se. Ati ibitabo birabowa rwose, nta muntu wasoma ibitabo. Ati ubwo nibwo bukoroni noneho rero bari kudushakamo. Ati kandi ibyo bintu rwose kuko basa nkaho babigezeho. Ati icyo bakeneye ni ukugira ngo tuba abacakara b'ibyishimo, twebwe tukumva ko ibyishimo twabaye abacakara babyo nibitunezeza. Ati byarakoze. Ati uyu munsi none umuntu abyutse ahita afata telefone ye atagiye kurebamo ikintu kizima cyubaka. Ino internet mwa mufite muri telefone yanyu, ushobora kurebamo ibintu byubaka byahindura ubuzima bwawe, wakwiga bishyashya, wazana ahantu abantu bakumirwa bakavuga ngo bino bintu wabimenye gute. Ariko aho kugira ngo ufate telefone wige ngo ibyo bintu, uragenda ukareba umuntu wabyinnye akantu ukabyuka nawe ukabyina, noneho n'abandi bose aho kugira ngo bavuga ati ibi ni ibice arimo, bagatangira ahubwo kuvuga ngo uyu muntu ararenze, niwe dukwiye kureba. Uri kubyina ibi bintu, uri kuvuga ubugoryi, uri mu matiku, umwinfluencer runaka yavuze ibiki. Ariko ntawe ukeneye gusoma inkuru zivuga ku bukungu bw'igihugu turimo, gavuga ati igihugu gifite ubukungu bungana uku, biri kugenda gutya na gutya, ibiciro bihagaze uku, ese turabigenza gute, hakorwa iki, mbega ibyo byose tubirebe. Ese ubushomeri buhagaze gute, umuntu yakora iki. Ubukoroni bushya bavumbuye buvuga ngo Afurika tuyigumisha iri mu byishimo, mbega igume, mbega ngo ni keep Africans entertained, abanyafurika mbega bahore mu myidagaduro banezerewe, ngo ntago bazigera bagira ibibazo na bimwe babaza. Ngo abanyafurika mu barangaze bagume nanone ngo bascrollinga muri telefone yabo birebera utuntu tubasetsa, ntibazigera bamenya icyerekezo cy'ubuzima n'ahantu ubukungu cyangwa se sigeze muri kano kanya. Umwana arabyuka akagenda n'amaguru, akagenda akicara ahantu ku murenge hari internet, akagenda akayicara atagiye gukora ikintu kizima, agiye kureba ngo abinfluencer badafite ubwenge bavuze ibiki, agiye kureba ngo ababyinnyi babyinnye ibiki, agiye kureba ngo ibintu by'ubugoryi abantu bavuze ngo bisekeje, ngo batukanye, ngo bagize gute. Akagenda akicara amasaha 5, yarangira agataha ngo yabonye ibintu ngo abantu ngo bavuze. Ubundi agafata n'umwanya n'imbaraga noneho kubera ko bamaze kumukoroniza, akumva ko ibitekerezo byabo agomba kubikoresha akomanta kuri ibyo bintu by'amafuti, by'ubucucu yabonye, by'ubusambanyi, by'ubusinzi, by'ibirori, by'amafuti. Akumva ko imbaraga ze ziri mu bwonko ari ukujya gukomanta kuri ibyo bintu, ubundi agaseka agataha akavuga ngo ewana, ngo nanezerewe, ngo umunyafurika n'ubwo bucakara bagomba kumugumishamo. Kuko ngo ni ibintu bizwi ko ngo umugabane uri entertained cyangwa se uri kunezerwa, uri mu biwunezeza, mu biwurangaza, ngo biroroshye kuwukontorora uwo mugabane kurusha uko wavuga ngo urakoroniza umugabane uri educated, umugabane mbega w'abantu basobanutse, bize, bafite ubumenyi, bihugura. Biragoye. Buri uzarebe nka Aziya irihugura, iriga, urebe bino bihugu nk'Ubuhinde, urebe bino bihugu za Pakistani, urebe Ubushinwa, hari ibihugu biba biri seriye, buriya nk'Ubushinwa buri seriye cyane, bakubwira ko TikTok twe dukoresha atariyo bakoresha. Ina TikTok dukoresha naho ujya ukabona abantu babyina bakora ibiki. Hariya ngo TikTok bafite ukuntu bajyaho watangira kumanuka ukajya ubona ni ibintu bikwigisha, wakora ibi nibi, wagira gutya na gutya, ku buryo hari n'amasaha agera ikahita ikubwira turabizi umaze iminota myinshi kuri TikTok, iriborotse, banza ujye mu kazi, ikiboroka mpaka ukajya mu kazi. Ariko mwebwe muri Afurika uyicaraho umunsi wose kugeza bwije, nta kintu na kimwe uri gukora, ugasanga umumama mukuru, umukobwa, umusore mukuru, umugabo, n'ibyo bintu barimo. Ati rero ni ibintu bapanze, baravuga ati umugabane uri mu bintu nk'ibyo ngibyo kuwukontorora biroroshye. Atari ku mugabane w'abantu basobanutse, bize, bari kureba ati abazadukomoka bazasanga turi mu gihugu kimeze gute, turi ku mugabane umeze gute. Ari abantu basobanutse bari guhanga udushya, abo ngabo ngo kubakontorora biragoye. Ati gusa nanone
none kuko byamaze kutujyamo byaragiye noneho natwe bituma mu muco ku buryo bitakiri na ngombwa ko hari ukuboko kwabo bagishyiramo, twebwe ubwacu ngo turabyikorera, twebwe ubwacu tumeze nk'aho twikolonije. Baraduporogaramye baratubwira ati mwebwe none hari urwego bizagera ubwanyu mutangire kwikoloniza, atari ngombwa ngo tuze kubakoloniza, ubwanyu mwebwe mwirimbure, mwiyangize, mwisubize inyuma mutabizi, muzi ngo muri kwinezeza. Ati nkaho usanga itangazamakuru ryo muri Afurika ubwaryo ribigiramo ukuboko gukomeye cyane, ataho usanga amateleviziyo n'itangazamakuru ibiganiro byabo banyuzaho ni ibiganiro birimo urusaku rwinshi cyane kurusha uko bashyiraho ibiganiro bifite ubusobanuro byigisha. Ukabakurikira radiyo n'amateleviziyo ugasanga n'ubundi amakuru bahora bahabwa na bene wabo b'abanyafurika ni ay'urusaku, ni amatiku, ni intonganya kurusha uko babashyiriraho ibintu bigira icyo bibigisha. Ugasanga amashene mureba n'ubundi nariho ibintu nk'ibyo ngibyo bikugumisha muri ubwo buryo mu mitekerereze gutyo, ariko ugasanga ntago agufungura mu mutwe. Nakubwira noneho ngo kora subscribe ukanabitekerezaho kabiri. Kubera iki? Kuko ibyo bintu utazigera ubisanga hano. Ukeneye nyine bikunezeza, ibigusetsa, iby'amafuti, ibya bintu nyine byose uzi adushyizemo. Uwo rero niwo mutego w'ibyerekeranye n'imbuga nkoranyambaga uyu mugabo Perezida Traoré yarari kuburira, Ibrahim Traoré yarari kuburira bano urubyiruko rwe, ariko n'ubundi urebye abari kuburira urubyiruko rwose rwa Afurika ko mu by'ukuri nk'urubyiruko ikintu cya mbere ukwiye kumenya mu mutwe, iyi telefone badutegiyeho umutego kugira ngo duhore mu biturangaza, mu bitunezeza, mu bintu bitadufitiye umumaro, ari ukuvuga ngo byatunejeje, ngo twishimye, utaba utarebye ibyo bintu by'amafuti bari kureba. Ni ukuvuga ngo iyi telefone niyo internet ufite wabikoresha bikurangaza, bikudindiza, bigukerereza imyaka, kimwe nk'uko iyo telefone wayikoresha kugira ngo ibohore ubuzima bwawe ndetse igukure no mu bukene urimo n'abazagukomokaho uramo kuyikoresheje neza. Yandi magambo, iyi telefone ni internet ufite bishobora kuba byakubera umutego cyangwa se bikakubera igikoresho cyiza. Twamenyereye twese kwihitiramo rero umutego, aho twumva ko ibintu bya entertainment ari byo tugomba kuba turi kureba mu gihe dufunguye imbuga nkoranyambaga gusa. Ya makuru ameze nk'ayigisha ari ku mbuga nkoranyambaga, iyo tuyabonye tubona ari nk'umutwaro uremereye tutabasha kubisoma. Iyo ugifungura imbuga nkoranyambaga ukabona umuntu uvuga ngo yewe yatangiye gusakuza, uhita uhagarara ukabanza ukamureba ukumva ubugoryi agiye kuvuga bw'amafuti buraho, amasaha 10 agashira, 5 2 agashira. Ariko iyo ufunguye ukumva hari umuntu utangiye kuvuga ati ubushakashatsi bugira gutya, ikintu nk'icyo ushobora kugikora gutya, cyose ukabona ni inyandiko isa nk'aho ari ndende isobanura ibintu bifatika bishobora kuba hari icyo byagufasha kugira ngo bigire icyo bihindura, ukabona biraremereye ukavuga ati bino ni bigiye kundushya mu mutwe, ukahita uscrolling ukabicaho. Yandi magambo, nureba neza iyi generation ngo turi korora cyangwa se turi kurera, ni yaba iyi turimo nizaza nyuma yacu, uzasanga ngo ari rwa rubyiruko muhura narwo ukarubaza ab'influencer bose badafite ikintu na kimwe banavuga kizima, ugasanga urwo rubyiruko amazina yabo b'influencer yose rurayazi. Ariko wababaza ate se umuhanga wakoze ibi n'ibi, umunyabwenge wavumbuye ibi n'ibi, mbwira nka 5 muri Afurika basi, ukumva nta n'umwe bazi. Ariko mubaze ngo ninde watutse undi, mubaze ngo ninde waryamanye n'undi, mubaze ngo ninde wasinze mu kabaraga akagira gutya na gutya, ibyo urubyiruko rwose rurabizi. Ariko kujya kumubaza ngo ninde wafuza amagambo y'ubwenge nk'aya, ninde wavumbuye iki n'iki, ese ninde uri kuzana ibisubizo muri ibi n'ibi, uwo muntu ntabwo bamuzi na rwo bakeneye kumumenya. Ukambwira ko ubukoroni burenze ubwo ari ubuhe? Nimba mw'ababyeyi cyangwa abasore muri gukora muri mu myaka 25, 30 kuzamuka, ari ubwo buzima murimo, abazabakomokaho noneho ibazebo uko bazaba bameze. Jeweho nka papa nk'umubyeyi, ibyo uza ari ibyo ngibyo gusa mu mutwe, ari byo wirirwa gukoresha phone yawe cyangwa se machine. Rero niho hazaza Perezida Ibrahim Traoré hamutera ubwo bakavuga ati urubyiruko mukanguke uyu munsi wa none, kuko aho muri ni habi. Kuko ngo ikintu cya mbere ngo baje kuvumbura abo twita ngo nibagashaka buhake, ngo bavumbuye ko ngo gukoroniza igihugu bitagisaba kukijyamo kugira ngo ubakoronize ubacishwa ha oya, ahubwo ngo icyo ukora ni iki, ni ugukontorora icyo gihugu giha agaciro, icyo gihe uba bafite. Nimba ushobora gutuma ubuzima bw'umuntu ikintu agaciro ari ikintu cy'amafuti, uba uri kumukontorora. Ibaza ariko kuba umuntu yicaye avuga ngo uriya mugabane cyangwa se rura rubyiruko ibyo rurimo turabizi, bari ku mbuga nkoranyambaga, bari mu bintu by'amafuti, bari kubyina, bari kuririmba, bari mu makomedi y'amafuti, bari kutukana, bari mu matiku. We wicare uvuga ati bari abantu ndabafite pe, baranda bakontoroye, kuko nta kintu kizima bazigera batekereza gishobora kuza guhangana n'ubukungu bwawe cyangwa se n'isoko ryawe. Abo ni abantu bazahora baguhahira, bafata imitungo yabo bayikuzanira kugira ngo bahe ibyo wabashije gukora by'iterambere wagezeho. Bo nta kintu kimwe bakwikorera. Abakagikoze ni rwa rubyiruko, ko bamaze kutwumvisha ko icy'ingenzi ari ukwicara ugashyira
utuntu ku mbuga nkoranyambaga, ari ukubyuka mu gitondo ugakora icyo aricyo cyose kugira ngo abantu bakumenye, ko kuba abantu bakumenya ibyo nabyo bingana n'iterambere. Ugasanga nibyo biri umutwe w'urubyiruko. Uyu munsi wa none ujye ubibona, ugasanga umwana wese arabyuka avuga ngo ndaza gufungura urubuga nanjye ngiye mvuga utugambo, umwana w'umukobwa ndaza kugenda nkora utuntu, w'umuhungu nuko mvuga utuntu tw'amafuti tutari bwinjiza, tudafite icyo tumaze, gusa kugira ngo abantu bamubone bamumenye. Mbega ni urubyiruko rusonzeye attention gusa, abantu bambone bamenye ko mari nanjye nyine ndaho ngaho, abantu bajya bambona ku mbuga. Ibyo gusa mu mutwe ukumva ko ngo ibyo bintu bikugeza successful. Gusa nanone ibyo ngibyo ntabwo ari zo mbaraga. Imbaraga za nyazo ziri mu bumenyi. Ubumenyi nizo mbaraga. Mpamvu ngusanga mu ambasade na bino bihugu bigira gutya, wabisaba inkunga bikagutera inkunga mu ma award ugiye gutegura, bakagutera inkunga y'ibyerekeranye n'amafestival ugiye gutegura n'ibintu by'imyidagaduro, ibitaramo bakagutera inkunga pe. Ibyo byose ntabwo bibateye ubwoba, ibikomeza kubarangaza. No namwe nk'igihugu mugatangira kubona ngo ni iterambere murimo, kuko bateye inkunga ibitaramo, ngo mwagiye mukicara mugaseka mugataha, mukumva ko ibyo bintu byari byatewe inkunga na bya bihugu, mukavuga ati biriya bihugu biradukunze cyane, biba byateye inkunga. Batera inkunga ibyo ngibyo bibarangaza, bibanezeza, mukumva ko muri gutera imbere, ariko mu by'ukuri ntabwo ari byo. Ko bwacya mu gitondo ugasanga murakiyegamije kuri systeme zabo, tekinoloji zabo, inganda zabo n'ibindi byose. Amafaranga ntago bayabahanga muyashore mu nganda zanyu, ayo mafaranga ntago bayabahanga muyashore muri tekinoloji, namwe mubashe kugira ibyo mwivumburira mu byikorera iwanyu mutabakeneye, mutagiye kubaguraho. Ibyo ntago babikora. Kugira ngo wumvishe ejo bundi sibwo twakoraga ikiganiro cy'ukuntu u Rwanda rwaciye cagwa bakahita barufatira ibihano byo kurukura muri agowa. Kubera iki? Babonaga ko rutangiye gusa nk'urushaka guteza imbere inganda zarwo. Ndetse na Uganda nuko byagenze, n'ibindi bihugu babyabigerageje, mugashaka gusa nkaho mugira ubwenge, mugakanguka mukavuga ati none tugiye gutangira kwikorera ibintu byacu, tuvumbure tureme ibintu byacu, bahita bakurakarira bakagufatira ibihano. Ariko kubabwira ati turakomeza tubahahireho ibyanyu, ahubwo ni muduhe amafaranga twijyanire mu birori, mu kubyina, mu biganiro n'iki, aho ngaho barayaguha bishimye, kuko bazi ko bagufite, uzahora ubakeneye iteka. Ibi ngibi nanone ahanini ngo bikanashyirwa ku maguverinoma y'Afurika cyangwa se ubuyobozi bwa Afurika, nabwo ngo usanga bushyira imbere ngo politike kurusha edikasiyo. Bakumva ko politike ari igomba kuza imbere kurusha uburezi no guhuna, mbega uburezi n'ubumenyi mu rubyiruko, mu bana. Ahubwo bakumva ko ibyo nta kibazo biri aho ngaho nyine bige, ariko ukabona politike n'ibihugu bya Afurika byashyize imbere kurusha uburezi. Mbega ukabona amaministeri afata amafaranga akayashora mu buryo ki abaturage bagaragaramo cyangwa se igihugu kigaragaramo, ukabona nibyo amaministeri ashoramo amafaranga, igihugu kigaragare gutya, igihugu bakibone gutya cya Afurika, kurusha uko bashora amafaranga mu batuye icyo gihugu, ahubwo ngo bahanga udushya, bavumbura udushya. Usanga abayobozi barwanira amafaranga aho y'uburyo agomba gukoreshwamo kugira ngo barwanire nanone amafaranga yashoye mu bushakashatsi, urubyiruko ruvumbura ibi n'ibi, aba ari byo batera inkunga. Ni hahandi usanga amakaminuza yo muri Afurika afite amikoro make, nta bikoresho bafite bihagije mu laboratoire, nta bikoresho umwana n'ufite ibitekerezo ashobora kuba yabona ibikoresho akoresha kugira ngo abashe kuvumbura ikintu. Ntabwo wavumbura ikintu utahawe amafaranga yo kwifashisha muri ibyo bintu, afite ibitekerezo mu ntera inkunga nkuri ibi n'ibi, ugasanga ayo mafaranga amakaminuza ntago yafite, n'ibindi byose bakeneye bibahagije ntabyo bafite. Ariko ugasanga amambasade n'indi miryango mpuzamahanga iri mu gihugu, ugasanga ahubwo ngo amafaranga bafite bayashora ngo bateye inkunga ngo ibitaramo ngaruka mwaka, ngo ibitaramo ngaruka kwezi, ngo by'umuco, ngo bisigasira umuco. Mbega mukabona ibyo bigo bikomeye, amambasade, ibitaramo bikomeye bagiye babitera inkunga, amawadi n'ibiki byose, ariko kuvuga ngo batera inkunga ayo mafaranga na leta ivuga ati ayo mafaranga y'imico no kwicara abantu bagasakuza bakabyina mwayazanye muri bano banyeshuri mu bakayashyira hano na hano, ugasanga ngo byo ntabwo bijya bipfa gukunda muri Afurika. Ngo ni hahandi nongo na guverinoma zo muri Afurika zigawa ikindi kintu, ngaho usanga umwana wize siyanse ufite ibintu ashobora gukora byagirira abandi akamaro, agenda akajya gusaba amaministeri cyangwa se ibigo bibishinzwe muri guverinoma ngo mwanteye inkunga umushinga wanjye ibi n'ibi ngibi, ukabona ngo bari kubigenza gake, nta nubwo bashaka kumwumva nk'uko bikwiriye. Ariko icyamamare cyaza, ndi umuhanzi ibi n'ibi, ngo bakahita bamukubita diro y'amamiliyoni n'amamiliyari, ngo zenguruka ugenda uririmbira abantu, zenguruka ugenda usetsa abantu. Ugasanga umwana wari ufite umushinga bwo wakazengurutse agenda akangura urundi rubyiruko ruri hirya no hino rwa Afurika mu ntara na hehe, ugasanga uwo nguwo nta nkunga ari buze guhabwa
na guverinoma ngo ntago ngiri buze kumwitaho Afurika oya baravuga ataho ngaho nta gatwiko karimo ibyo ngibyo byagorana bavumbura sibiki ubwo urajya kwicaza abantu ngo baganirize ngo wavumbuye ibi ngo bakora gutyo ya inkungu ukayibura ariko ugasanga ngo hari umuntu ngo w'umuhanzi w'umwinfluencer uje we ngo guverinoma zisizimuha amafaranga menshi cyane mu gihe hari umwana wiga kaminuza uvuga ati mfite umushinga mwawuteye inkunga ngakomeza nkikorera mukanshingira wenda ahantu nakorera nkazana n'abandi tugakomeza tugakora ko twavumbura ibintu bizima kandi mu kuvumbura habamo n'impano ngira ngo ujye abantu ugasanga umwana yiga primaire yavumbuye ibintu bya hatari yavumbuye imishinga ya hatari yari guterateranya utuntu tw'uturobo n'uduki ariko ukabona uwo nguwo ntabwo yitawe nta muntu uri kumufasha ukabona mbega ni ibintu biri aho ngaho muri Afurika mbega bisa nkaho bwa bukoroni butuje kuko bwamaze kwinjira mu banyafurika hagati yabo ubwabo bagatangira kwiyangiriza no kwirimbura ubwabo ku buryo ubona batari gutekereza ngo ese igisekuru kizadukurikira nyuma yacu kizabaho gute abandi bazadukomokaho bazaba bameze gute tuzaba twihagije cyane ubundi ni ugukomeza gutega amaboko ibicuruzwa biva mu yandi mahanga dutanga umutungo w'igihugu tubigura ahandi nk'uko bahoze babyifuza igitekerezo cyawe muri comment iyi ni topic twaganiraho amasaha menshi iyo niyo mpamvu ujya kumva rero Ibrahim Traoré abantu bose bakubwira muri Afurika ngo niwe muyobozi ukunzwe cyane niwe muntu ugeze gute kubera iki avugisha ukuri kwiza nk'uku nguku no kwanga ibintu bitari ku murongo ndaje mu kanya